nizo nama nabaha rwose kandi mbabwire nti ibyo FPR ikora ntabwo ushobora kubihisha. Ushobora kubihisha kuko irakubwira iti genda uvuge ko nyica kandi ukabivugayo iri kwica iruhande rwawe. Ubwo uba wumva ibyo bintu uri kuvuga hari uzabyumva, hari uzabyakira. Urumva atari umusaraba uri kwikorera utazanatura. Nkaba rero aha ngaha FPR ibabwiraho ntacyo nayibwira, ibaho imirimo ntacyo nayibwira, ariko abemera gufata iyi mirimo ngewe niwo ndi kubwira cyane. Ntabwo bashobora kurwana n'ukuri ngo bazagutsinde, cyane ko Sekinyoma aba ari iruhande rwabo atajya yihishira. Sekinyoma aba ahari ari gukora publicité cya kinyoma cyiwe. Ubwo rero kwemera kujya kwikorera uwo musaraba nyirawo wananiye, ntabwo numva ko hari icyo bizabagezaho. Aba rero nabasaba nti oya, mucire birarura, mushyire hasi, mutaba nka yaba Bakame n'ababwiye. Yaba Bakame yariye amafi yarumvikanye n'impyisi kugira ngo borore amafi bizajya birya. Bakame iragenda amafi irayavida, icyuzi kigera vide gisirira aho ngaho. Impyisi irahazitiye ati ukandira amafi, irayifata ndajya kukuroha hariya kwiriya manga kugira ngo nanjye nkuze. Irayifashishije mu gitete irikorera. Igeze ahantu reka mbisubiremo kubera ko hari umugabo nabonye hari witwa Gatete ibi bintu yamvuzeho avuga umugani, reka ngo musubiremo. Iramujyana igeze hirya, ariko kubera ko yashatse kujya kwihagarika ishyira hasi, ijya kwihagarika. Igeze hasi igiye kwihagarika, haza gutunguka umugabo, aza gusanga Bakame ari muri cya gitete. Wa muntu abwira Bakame aho hantu uri urahakora iki? Ati ati uri kuhabona ukuntu ahantu ari heza, barimo gushaka kujya kunyimika ngo mbe umwami, ariko ntabwo ndi kubishaka. Umugabo ati waretse se ntigiramo njyewe kuko numva njyewe nkeneye kwibera umwami. Bakame ati bose njye ntabyo nshaka. Bakame yiviramo irigerorokera. Impyisi ihindukiye ivuye kwihagarika iraza iterura cya gitete cyayo. Iterura cya gitete yumva kiraremereye. Uyu muntu ko Bakame nari ntwaye ko atari afite ibiro bingana gutya. Atariko ni hahandi nubwo uremereye ntibimbuza kukura. Umugabo yumvise ko n'ubundi bagiye kumuraha kuko ntiyarasi byari. Undi ati reka ntabwo ndi Bakame. Atahaha atamayeri yawe nawe yarambiwe ndakuroha. Impyisi yarikoreye na cya gitete iragendera hakumanga. Izi kiroshye Bakame igarutse kuri cya cyuzi je kureba, isanga Bakame yicariye ku cyuzi yirindiye cya cyuzi cyane. Aba rero nabo bihaye kujya gukorera FPR. Dore nuko nguko nzahora mbibasubiramo, ntabwo nzahwema kubibabwira, ariko bamenye ko iyo ntebe bagiyemo y'ubwami ni ya yindi Bakame yaragiye kujyamo. Baziro turuva bageze kuri yama. Twarababuriye rero gushaka kurwana na guverinoma iharanira ukuri, kandi ukuri ntabwo kuri kujya gukenera, ntabwo gusaba inzi, nta resepasi ukuri kujya gusaba. Ukuri kuratambuka ntawe kwaka resepasi, ariko ikinyoma ntigishobora gutambuka ahantu ukuri kuri. Ni ukuvuga rero ngo aba bose biriga basakuza ngo bararwanya guverinoma ntibazayishobora, kandi n'abanyarwanda ubwabo barabibonera, barabyireba. Ese kubera iki nta wundi barwanya kandi tuzi ko wari opposition? Ni ukubera iki bariya bose baba bari kuri guverinoma? Ni ukubera iki nta wundi bavuga kandi tuzi ko hari abandi bari muri opposition nabo byitwa ko bari kurwana urugamba? Ibi rero bibereka ko urwo rugamba guverinoma irwana rubageze kure. Wa mwuka uri guhera, barimo gushaka nyine basuka utuzi, ariko utwo tuza bari gusukaho ntabwo tuzafata rwose. Ndababwira ntabwiza ukuri, ntabwo tuzafata. Nibarekera aho ngaho nibakire biraba. Aha ngaha narangiriza mbaburira mbabwira nti nibareke kwikorera ibyo badashoboye, nibareke kwikorera sinzi uko nabyita, mbuze imvugo mbivugamo, ariko ndi kubabwira nti ibi bintu bashaka kujyamo biraremereye kandi FPR byarayinaniye. Niba byarayinaniye rero nibareke yikorera umuzigo wayo, kuko ijya kuwuzana, ijya kuwucirira, ntabwo bari kumwe, ijya kuhaha ntabwo bari kumwe.